tugira ngo dukuremo Mabare na Mutojo twaragiye turayikatinga ibyo bita katingi katofu tubuza abinyuma kugemurira bari abimbere abimbere nabo twakatinze nabo baguma hariya inzara none birabica rero aho ni hehe aho ni Runyinya Mutojo Bushara Kangoma iyo rero twaje kuyikatinga yose twazikuriye muri mwizo defense zaduye zivira muri mwe zose aho rero niho narasiye kira gifaru wumva cya Mutojo niwe wakirashe kira gifaru nijewe wakirashe kira gifaru cya Mutojo kira kiri ku muhanda araza arabaza ngo umuntu waba uzi kurasa igifaru neza ko tugiye kukatinga aduye kandi tuzi ko turi buraswe n'ibifaru byinshi umuntu uzi kurasa igifaru nindi nige nakirasa aturi ya miniya ni cyane warasa n'urudodo ntinarurasa kwapije wayirasa narurasa fande ati tugende rero twajyanye na fande Karangwa nyakwigendera Karangwa mukuru amaye amakompora 8 je nagiye mpetsane na rimwe riri mu mbunda abandi bayahetse mu mapochi mu mugongo abahungu babiri wese mbugine yikubitaga mu mugozi hano mahe karapije twaragiye turihuta sanga igifaru ndabyibuka kuko bari bagiye kurasa abantu 20 yacu fande Ndugute yarahari fande Ndugute Karisorisi ujya wumva iyo mbunda twayiteruye 120 twayiteruye turi abantu batatu iratunanira ariko twaragerageje no twayiteruye ku nkoni kuko aduye yateye igikompora n'uwacu yarashishwaga n'umugabo bita Sewanyana Sewanyana ariko igikompora naduye arakirekura akirekuye icyadu ikiraza kigwa imbere ya 120 bate aduye yagiye kurasa 120 yacu nibahere ko bagiye ngo bavuba bayikubita hasi tukikura nka naho nereko nambara ndafunga nafande bite bimeze bite ko numva ko twarara Nyagatare ubaza nde mbaza fande Nzaramba waretse tukirarira Nyagatare atoya ati ni mwihangane tuzagenda buke ariko afande bingero yamaze kubyumva abasirikare bamaze kugenda kare ahubwo bamaze kugenda bubwo agiye kujya gucya Nyagatare yavuyemo wakare fande bingero yaragenda none se simwari muri bato ya fande bingero yego ariko we yatabaye wakare fande bingero yagiye kare none se yaragiye mwe murasiga muri bato twari muri bato ariko we company zimwe yazikozemo kuko yahereye ko afata agenda we yaciriye iriye we yahereye ko director agenda natwe turamuga tutafandi waretse tukagenda buba dutanga Nyagatare koko mu gihe cyo goreka genocide ni iki kintu cyakobaje cyambabaje cyaguteye nk'intimba ku mutima muri ibyo byo goreka genocide yeze zaza sanga umugore ari kubyara kandi yarahunze ari umubu mwinshi cyane hari umubu ariko mwinshi umubu mwinshi ariko ku buryo umuntu w'inzobe umubu wamujyaga hakaba umukara rero umuntu uri kubyara ntaba yiyama umubu noneho muri ibyo bihe by'intambara ni mu Masaka imvura iragwa nyinshi cyane umugore ngiye kumva numva nanjye twahuye mu rutoki yiruka ndabwira nti ko wiruka urade ngo turiho turahunga ngo iriko giye mu mbabarire ngo ntimunteme ngo ahubwo mu ndasi tukurasira iki atoya mu ndasi ati jewe umugabo wanjye n'abana banjye barabishe atariko nani mbacitse none se uracika uri nkande urajya he uruwa he atumva ati niba abandi muhiga bita Abatutsi nanone urugamba rwigeze kudukomerera Zuru n'urugamba rwa Gishuro badutemeraho intoki kuko hapfaga abantu cyane ariko hakaba hari aduyi tugeze Kayonza twahuye n'unyanya kwigendera fande Ngumba y'ingwe yarapfuye Ngumba y'ingwe aratubwira ati ubu noneho ntabwo ari bya bindi turashaka kugira ngo ubyiruko w'u Rwanda rwa none ni rukorera igihugu uko igihugu cyawo iki gihugu niba gitererana kandi ari rwo rubyiruko twe turiho turasaza icyo ni cyambere batarwubatse rero nta wundi uzarububakira ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze bakunze ibiganiro byacu ibiganiro byibanda ku mateka y'u Rwanda by'umwihariko
tukibanda ku bigwi n'amateka byaranze inkotanyi mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Yes, iyi ni Rio TV Rwanda, njye Ndishire Kalisa nk'ibisanzwe n'ibyo tugiye kubana muri kiganiro. Reka mbifurize kumererwa neza aho muherereye hose hirya no hino mu mpande enye zigize isi. Uyu munsi turi kumwe na Ajida Murenzi, niwe ugiye kudusangiza urugendo rwe cyangwa amateka ye mu rugamba rwo kubohora igihugu. Reka tudatinze tumusabe atangira twibwira. Nitwa Ajida Murenzi Vincent. Benshi cyane bakanyita Rapigi ku kazina kaboroheraga. Rapigi ukora kuyikoresha cyane? Ukora kuyikoresha cyane. Okay. Aha ni mu kahe karere kugira ngo? Aha ni mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Kigina, mu kagari ka Rwanteru, mu mudugudu wa Gasarasi. Aha ni muri Kirehe? Muri Kirehe. Hafi ya Tanzania? Hafi na Tanzania ni kuri umupaka. Kuva hano ira Tanzania harimo urugendo rungana rute? Harimo nk'ibirometero nka 5. Ni hafi cyane. Ni hafi. Tanzania muri abaturanyi ba Tanzania. Turi abaturanyi cyane. Ubusa kenshi ntimwambuka mu ya Tanzania? Tugerayo. Tugerayo dushaka nk'umuceri wo kw'abana bo kurya. Tukajya guhaha tukado. Mwe wa muceri wa Tanzania twebwe tubona uduhenze, mwe mubona byoroshye? Biratworohera. Okay. Twatangiye tugusuza ariko twakubaje niba wubatse, niba ufite abana, ufite imyaka ingahe, wavutse ryari, ndashaka twinjiremo muri rusange. Okay, jewe mfite abana 5. Mfite n'umudamu. Ndatuye. Mfite imyaka 56. 56. Okay. Twaje gusura rero kuko uri umwe mu bagize uruhare mu kubohora igihugu cyacu, uri inkotanyi. Tuje kuganira nawe kuri ayo mateka cyangwa kuri urwo rugendo rw'inkotanyi. Ubundi winjiye mu nkotanyi ryari, cyangwa se mbere ko winjira mu nkotanyi wari hehe? Inkotanyi wazimenye gute? Nge rero njya mu nkotanyi nagiye mu nkotanyi mvuye Tanzania, nagiye ahantu bita ubundi twabaga Kigoma. Ariko twagiye Tanzania tuvuye i Burundi. Tuvuye i Burundi tujya Tanzania dushaka korora ubworozi bw'inka. Nza kuva Tanzania njya i Burundi, i Bujumbura. Ngo bintu byerekeranye n'igaraje gukanika imodoka. Ngezeyo rero batangira kwamamaza ibya Rwigema, yuko inkotanyi ishaka gutaha kujya kubohoza igihugu. Ubwo bakajya baririmba amaririmbo, bakora amanama, natwe tukayajyamo, dutangira kwitoza kwiruka. Twumva natwe ko tuzagenda, kuko hanze baradutukaga, turi imva z'Abanyarwanda, turi biki nk'ibyo. Turabaza tuti rero nta mpamvu yo kuhera hano, kandi dufite umuntu dushyigikiye nka Gisa Fred avuga ati tuzagifata igihugu natwe dutahe mu rwatubyaye. Iki kintu cyatumye rero twinjira mu nkotanyi. Twagiye, yewe nahereye muri Uganda, niho natangiriye igisirikare. Intambara rero nibwo dutera twinjira Kagitumba. Turarwana. Ubwo jewe mbese nabanje kuba mu unité bitaga kari agakundi, bakitaga ngo nagakundi, utuntu bakoraga utuntu tw'udukundi, ariko tukaba mu kabatariya, mu ka unité bitaga Mobile Force. Mobile Force. Mobile Force. Reka tutaragira aho ngaho umbwire, uvuze ko njiye mu nkotanyi uvuye Uganda. Nari mvuye Burundi. Burundi, sorry. Wari uvuye mu Burundi. Kuva mu Burundi ujya mu nkotanyi wagiye n'amaguru, wagiye n'imodoka, wagiye ute kugira ngo ugere? Twaje n'indege. Wagiye n'indege? Wagiye neza wowe? Twaje n'indege tugeza i Kampala. Bajya kutwereka aho dutureningirwa. Okay, ntabwo byagoye. Hari abandi twagiye tugana bakambwira ko bagiye bakora urugendo n'amaguru. Abandi bagenda n'imodoka, kandi nazo z'abakadire zigiye bagenda babageza ahantu, bageza ahandi kugira ngo mu buryo kugira ngo batabamenye, bakaba babasubizayo, imodoka zikabafata zikabahererekanya kugeza bageze Uganda. Ariko wagiye n'indege direct utugera Uganda? Direct ngerayo. Winjiye mu wuhe mwaka ubundi? 89. Uwo inkotanyi zateye cyangwa igihe cyanyu cyo kubohora igihugu wari usanzwe uri umusirikare Uganda? Ariko twe twaje nyuma, ntabwo twinjiranye na Rwigema. Rwigema yatangiye mbere.
yazanye n'ikikundi cya mbere. Oya ndavuga muri Uganda wari umusirikare wasanzwe uri umusirikare wari umaze umwaka umwe buri umwaka umwe. Okay, none ko twinjire ibyo rutangiye kumbwira inkotanyi igihe cyo gutera cyangwa igihe cyo kuba igihugu gitangiye ku tariki ya mbere winjiye ku tariki ya mbere. Yewe naje mu matariki nkane aho ngaho. Eko Rwigema jewe urupfu rwa Rwigema ntabwo nduzi. Ntabwo twatinze kumenya ko Rwigema yarashwe barabiduhishaga. Okay, reka tugire iyo igihe winjiye none. Noneho rero twaraje ubwo batugengera kayinite ko bitaga mobile force. Habaga umugabo bitaga Shaka, tukakunda kumwita Shaka Burende kubera yari mugufi. Akaba inzobe itukura cyane ariko akaba mugufi. Tukamwita Burende rero Shaka Burende. Aracyariho? Yarapfuye. Okay. Mani mukomeze kumwirwanisha. Noneho Shaka tubanya mu special unity, special force unity ako tukabayemo noneho baza kudusugumira abandi basirikare bavuye Nyakivara. Harimo n'umugabo bita Liyandere ry'umwumva wahumye amaso. Liyandere turavuga wacitse akaboko. Ni n'inshuti yanjye ko turavugana cyane. Okay. Rero twari kumwe. Hakaba bita ba Mirimo barapfuye, hakaba bita ba Bosco, ariko hari undi Bosco uriho. Ariko Bosco we yaje kuza nyuma, babaje nyuma. Bosco yaje nyuma. Bosco ari Bosco Kayinamura. Hakaba n'undi Bosco mukuru w'ikibonge munini. Yararwana ukumva ntago iyo ntambara wayivaho. Bosco rero nawe sinzi urupfu rwe ariko byanga byukunda yaje gupfa. Noneho rero iyo special force yari ka special unity. Special unity yaje kuvamo Zuru. Igenga unity bita Zuru. Tujya ahantu bita Gishuro. Gishuro uvuye Tabagwe ubwo bayigenge ahantu bita Gahondo. Muri Uganda. None iva Gahondo iza Gishuro. Nibwo wumvaga badutemeraho urutoki. Badutemeraho urutoki Gishuro bararutema bazana abaturage ingabo ziratera z'u Rwanda ziradukubita noneho batangira gutema intoki. Mwari muri urwo rutoki? Twari muri urwo rutoki. Mu kantu kakabonda gahari. Ubwo leta yavuze ko batema urutoki ko mwari muri w'inkotanyi ariho zari zihishe. Barudutemeraho urutoki bararugusha neza haba ku butayu. Ngo Afande Peace Kagame president yari aho hafi twari tumugadinze nka unity yacu twari tumugadinze kuko yari ahantu hejuru mu gatoki ahantu bita ku Republican House. Ureba Runyinya hakuri, ureba Runyinya, ureba na Mabare. Yabaga ahantu mu gatoki. Afande Kakana ari hejuru ya Gahondo hejuru. Noneho baza kuturasira aho ngaho rero turazamuka. Ndabyibuka kuko bari bagiye kurasa 120 yacu. Fande Ndugute yari ahari. Fande Ndugute Karisolisi ujya wumva. Iyo mbunda twayiteruye 120 twayiteruye turi abantu batatu iratunanira. Ariko twaragerageje. None twayiteruye ku nkone kuko aduyi yateye igikompora n'uwacu yarashishwaga n'umugabo bita Sewanyana. Sewanyana ariko igikompora n'aduyi arakirekura. Akirekuye icyadu kiraza kigwa imbere ya 120 bate aduyi yagiye kurasa 120 yacu. Nibahere ko bayigiye ngo wavuba bayikubita hasi tukikura nkaha naho ni nk'Imana tuba twarahashiriye. Icyagikompora icyaraje kigwa muri base plate zayo neza cyane nkaho cyakaguye mu kanwa ka 120. Noneho ko yakaguye kiraza kikubita aho ngaho kiratumuka gitumura icyotsi cyinshi ariko ni cya bastinga. Noneho dukurira iyo mbunda ku buryo na Fande Ndugute nawe yadufashe noneho kuyiterwa ko yabonaga ibintu byakomeye. Icyo gihe rero optio wacu yari ubitaga Semakura. Semakura akaba Liyandere bari ba Platoon Commander, akaba bita ba Mirimo ba Bosco, akaba bita ba Mirembe bande ba Sokoro bantu nk'abo. Nabamushabe nabamushabizi mushabizi yarasuga 60. Noneho ubwo twavuye aho ngaho Gishuro tujya ahantu bita Gikoba. Twimuka aho ngaho haza unity bita Mike. Mike imaze kuhajya
noneho ubwo twagiye hagati ya Mike na Yankee kuko hirya ya Yankee hariyo Kuruma ikaba ari ya leta Musana yaguye aho hakurya hafi yeho ngaho yaguye aho bita Bushara. Noneho iyo unite yacu Zuru yaje kuzamo ubwo Shyaka yavuyeho hazo bita Mugabo. Aho ni mu bihe bya mbere nko muri 91. Ubwo ni bihe bya mbere uramwambye bihe bya mbere 91 hazo bita Afande Mugabo. Afande Mugabo ariko yarapfuye nawe. Mugabo asimburwa na Kananura. Irongera burya arimo nundi mugabo bitaga Ruzibiza ariko ndumva kiriho bagurete. Haza yagiyemo amaosizi meje amasiyo beshi ku buryo na Dani Gapfizi nyakwigendera nawe yayiyoboye. Iyoborwa na Hasani Mwungeri. Noneho Hasani Mwungeri yaje kuyivamo yaje kugenga iyo bita 157. 157 yagenzwe 92. 92. Ariko ubwo inkuru y'umwana isubira inyuma. Tugira ngo dukuremo Mabare na Mutojo. Twaragiye turayikatinga. Ibyo bita katingi katofu. Tubuza abinyuma kugemurira bari abimbere. Abimbere nabo twakatinze nabo baguma hariya. Inzara none hirabica rero. Aho ni hehe? Aho ni Runyinya, Mutojo, Bushara, Kangoma, gukomeza usubiza nkaza ukomeza za Runyinya, Kangoma, za Muraha, gukomeza ukagera Bushara. Iyo rero twaje kuyikatinga yose. Twazikuriye muri mwizo defense za Duyi zivira muri mwe zose. Aho rero niho narasiye kira gifaru wumva cya Mutojo. Ni wowe wakirashe kira gifaru? Ni jewe wakirashe kira gifaru cya Mutojo kira kiri ku muhanda. Bose barabizi na Fande Bosco Kayinamura arabizi dore yakorera Butare ni Majoro. Mutojo si hafi na za Tabagwe? Mutojo ni hamwe na Tabagwe. Ese kiri nimo bataragikuyeho kiri ku muhanda. Hari intuza ibigaragaza icyo gifaru? Icyo gifaru kirahari ku muhanda. Ni cya Burende. Wakirashishije iki? Nakirashishije RPG. Imbunda bita RPG. Buri icyo gihe se waratangiye gukoresha za RPG za machine gun za tworobo. Nambunda buri yayigeze nanira n'umunsi barimo. Nk'iyo gihe wa RPG yari karamata kanje. Ngizo nayirashishaga hagize nk'umuntu ukomereka. Wayo mbese akavuga ati nakomeretse. Nago byari ngombwa ngo tujye gushakisha undi cyangwa imbundi hagarare. Nge nihutaga kuyifata vuba cyane. Akora RPG kuyirambika hasi nkakoresha iriya automatique hanyuma nkaza nkaterura RPG aho bikwiriye nkayikoresha nabyo biroroshye. Kuko ntayo mba meze kandi nubwo wayiheka nta mvune yindi birimo. Ko nari mfite n'imbaraga nari ntaracika amaguru. Mfite imbaraga cyane iteye ubwo ku buryo nazimbuka n'inzu. Ari mfite ngufu cyane. Uko ndabyibuka hari umwana wigeze gukomereka akomerekera Mutojo twagiye kuri sniper nimugoroba. Yari umusore ariko namuhekanye imbunda na machine gun. Ndamuheka pe ndamugeza igishuru. Nari mfite imbaraga rero kabisa. Wakwibuka neza se neza inkuru uko byagenze uko warashe icyo gifaru uko icyo gifaru rero Karangwa Afande Karangwa na Hasani Mwungeri baraje babaza Afande Hasani Mwungeri babaza Afande Bosco Kayinamura kuko nabaga mu company n'ubu Bosco wanariho akorera Butare ni Majoro. Araza arabaza ngo umuntu waba uzi kurasa igifaru neza ko tugiye kukatinga Duyi kandi tuzi ko turi buraswe n'ibifaru byinshi. Umuntu uzi kurasa igifaru nindi nige nakirasa aturi ya miniya ni cyane warasa n'urudodo ntinarurasa kwapiji wayirasa narurasa Fande. Ati tugende rero twajyanye na Fande Karangwa nyakwigendera Karangwa mukuru. Turagenda rero tugenda dukurikiye Duyi ariko ubwo urumva Duyi yari yamaze gutambo anani abacu bari bamaze gukatinga bamaze kugenda imbere. Kurumva Fande yari muri ba member of high commander yari muri high commander mbese yarakuriye nka battalion nk'enye gutyo. Icyo gihe muri mwaramaze kugenga batayo?
oya twari tarazigiye twaragize twari dufite utu-unit bwari ubu-unit na bataliyani zari zitarabaho. Hafi aho ngaho yaba hari izihe unit? Hafi aho hari Alpha, hari Kiro, hari Kiro, hari Yankee, hari Zulu, hari Nkuruma, hari Sierra na Bravo. Urumva nabo bantu twari dukurikiranye hafi na hafi. Ziyowe nande? Kiro yari yobowe na Karangwa Muto, nawe yarapfuye. Na Karangwa Murukuru yarapfuye. Zuru yobowe na Fande Hasani nawe yarapfuye. Yankee yobowe na Fande Nyamurango. Nkuruma yobowe na Fande Musana. Ntuza Sierra yobowe na Fande Murokore. Murokore Eric. Bravo yobowe na nyakwigendera Leti Kayitare. Okay. Wowe ari muyihe muri zo ngizo? Gena ni Muzuru. Ya Hasani Mwungeri. Nari ngusubije inyuma nkubajije abo izo unit ariko warugeze hano baje kubaza ngo ninde ushobora kurasa ibifaru. Ubwo yaraje Fande Karangwa amitamo mubanda ati umuntu wiyamini uzi kurasa ibifaru. Numva afite target nzima nini jewe. Niko navuze rwose. Uriya mini igifaru nta kibazo warasa n'urudodo ni narurasa. Atoka yatifata mimi tugende. Twaragiye rero turagenda urumva jewe nagiye nk'umuntu wese ko tinza Fande Karangwa ariko kuvuga ngo ibifaru bigiye kumuvamiya igena niyemeje guhangana n'ibyo bifaru biri buvamiya Fande. Kuko jewe ntago nagiye mu infanture y'imbere. Je nagiye nka escort we uri bumurinde nk'ibyo bifaru bigiye kumutera mu headquarter ahantu ari. Twaragiye rero tugeze inyuma ariko urumva twebwe defense zacu zari ziri imbere. Nge rero nagiye mu headquarter ya Fande Karangwa mukuru mwenyewe. Noneho ngezeyo ibifaru bitera Alpha na ni Kiro. Bitera Kiro kugira ngo babone uko babohoza Muraha, babohoza Kangoma, babohoza Mutojo, babohoza Binyinya, babohoza na Burushara. Noneho bazana cya gifaru rero. Noneho barataka rero imbere kuyifatira ati gifaru kiratumaze. Fande Karangwa araza aho narindi musi igiti cy'umukoyo nari naniryamiye ni sa nk'uruhutseho. Yari amasaha y'ijoro cyangwa reka kumanywa saa 3 saa 4 gutyo. Saa 3 zenda zirenga iminota. Hagati ya saa 3 na saa 4 z'amanywa. Ati wa muhungu urasi igifaru banyitaga Brown ko nari inzobe cyane. Ati Brown yiko wapi? Niko hapa Fande. Atumva ati bifaru byamaze abana hariya mu ihandake wihuta vuba. Ufata magana 2 amara nazi abantu haze bikompora. Hanyuma ukomeze ugende ujye gutabara ibyo bifaru. Nizindi ya Fande. Amaye amakompora 8. Je nagiye mpetsane na rimwe riri mu mbunda abandi bayahetse mu mapochi mu mugongo abahungu 2. Je rero nakoresha ubundi nakunda gukoresha RPG na SMG ku ruhande. SMG nayo kubitaga umugozi hano nkaheka RPG. Twaragiye turihuta sanga igifaru cyamaze abana koko mu ihandake. Cyagenda kibakata noneho nibyo kurasa ntibirimo cyagenda kibakata gusa. Napfuye kwagera abahandake nagiye numva kafaru karaje. Umwana ashaka kurasa n'imbunda ndamubwira nti we power reka kibanze kitwegere. Uwe ni mutagikanga kikaza kikatumanira hanga. Kifaru cyaraje ngaho. Ndikigumbeze ku buryo nyireba neza. Ndagikubita. Maze kugikubita harimwo umuzungu harimo nabandi urumva igikopora nubundi cyahitanyemo abantu benshi barara bakigaragiye bari ku ruhande. Ubwo nagikubise igifaru icyo gikivaho ndakireba neza kuko nahasagase n'ibintu byinshi. Nakoye pistol ndumva makura na za tente bakanda za gisirikare zikiyubaka bituruka nk'umutaka ngo tente imwe nyiha Fande Karangwa indi nanjye ndayigumana. Yarambwira ati nawe yigumana ujye iryama. Hanyuma se kuza kubaza ngo
cyangwa kuza muri unit yanyu bakabaza ushobora kurasa igifaru ukemera ngo ni wowe, biriya bintu ngo bimeze nko iyo umuntu abyumvise yumva bimeze nk'ubwihebe cyangwa ubwiyahuzi. Ubundi aba yumva ari we yaceceka kugira ngo atajya ku rugamba cyangwa atajya kuraswa n'igifaru, kuko utekereza ko ushobora kukirasa wagihusha kikakwica. Wowe kwemera uwo mutima mwawukuragiye wo kumva ko aho urugamba ruri akaba ariho ujya aho ubwawira ngo uhakwepe, ariko uwo mutima wo kwemera ukajya imbere ku gifaru kurasa igifaru aho ushobora no gupfira mwawukuragahe? Nje rero ikintu cyatumye ngemera cyambere bari banziho ububasha bwo kurasa kuyo mbunda kuyikoresha, kandi jewe ni nako numvaga nimereye, kuko nubundi wabaga wavuga ngo uriya hari abantu bashobora kuvuga ngo uratinya intambara, ngo yenda ngo ushobora gupfa cyangwa se oya. Ubundi intambara iyo uneshejwe wumva wihebye, ariko iyo unesheje wumva ari nk'umupira. Burya umupira iyo utsinze wumva ukomeye. Numvaga urupfu nta hantu rwamera, kandi nkumva no gupfa nta kintu bitwaye, kuko abantu benshi reba ngaho abantu benshi bari bamaze kugenda bapfa. Hari nk'abantu b'inshuti zanjye bo narinzi nk'ibifaru byarasiye aho ngaho, rero nko kumva umwana ari kugaragurika ku kiwanja atakaboroga avuga ngo aduye aranyishe nkura ku kiwanja. Je numvaga ibyo ngibyo ntanabyumva, numvaga jewe ngomba kurwana tubyanga byakunda ko narihutaga cyane, kandi nkumva nta nicyo byabaga bimbwiye. Ntabwo kubona mugenzi wanyu wapfuye byabateraga kumva byaduteragamo akantu, ariko noneho hari wigiye wasaraga, noneho kumva n'isaso gusigaye urica, kumva ni nk'isazi iri kuguhita ku gutwi, kumva ikompora cyangwa isaso kumva nta kintu bikubwiye. No rero njyewe niyo mpamvu nitanganije ndavuga nti jewe igifaru nakirasa rwose, kuko numvaga nk'iyo narashishaga rapigi igaca imbere yanjye gutya, njye nibwo nashakaga nagendaga mpagaze, ko nabaga nzi ko yakubuye, nabaga nzi ko yahaciye irembo, kandi umuntu uri buce ku ruhande ntabwo ari buhagararaho. Harya buriya muri icyo gihe uri mu myaka nkingahe winjiye mu gisirikare? Mu myaka yewe nijiye kandebe nka 18 20 wari uri hafi aho. Yari irimo pe 18 19 wari umukiri umuje, niyo mpamvu wumvaga ntabwo imbaraga pe, kandi nkumva nta duye ugomba kuntera umwaka nako ubwoba. Ntawe ku inshuro nyinshi hari umuhungu twakundanaga bitaga Muhozi, yenda amateka yahabwa n'uwa Afande Bosco waracyariho, twajyaga gusina ipingo wa babiri tugasanga tukamwisangira duye mu ihandaki uwa babiri, ariko tukagenda uwa babiri akambwira ati shati vuye tugende mwereke vuye tugende, kandi turazibambura tukagenda kandi tukazizana. Mukabikora bitari kuri oda y'abafande, ariko bitari kuri oda y'abafande, ariko mwavuga mukoza amakosa. Twabaga dukoza amakosa, ariko ntago babahanaga. Hariho ntago baduhanaga, hariyo wabashaga gukora agatendo gafatika bakabona ni kazima, nta kibazo rwose, nta kibazo. Ikibi nuko wakoraga agatendo ukaba wagushayo umusirikare cyangwa nawe ukagwayo. Hariya kuko nibyo bashakaga, twacaga aduyi, twashaka uko ducira aduyi intege ukazimuca kugira ngo nawe yicare nta mahoro afite. Umaze kurasa ugafaru tutaraharenga, abafande nta nk'umuntu wakoze igitendo kidasanzwe bafande bakubwiye iki, cyangwa iyo mwakuragiye ibyo byari nk'inshingano nta kundi? Izo zari inshingano. Icyo nzi cyo nuko nibuka ko icyo gihege nabikoze ndi kaporari. Wari wamaze kubona koporo? Nari namaze kubona koporo. Icyo gihe Afande Karangwa ikintu yankoreye, we na nyakwigendera Hasani bampaye sergeant. Bampaye nahere ko mbaserije. Urumva kwishimwe ryari iryo. Nambaye serije rero bahera ko bamana paratuni yo kuyobora abasirikare 30 mba paratuni sergeant. Wayibonye kera? Noneho ntangire rero kugira nte nanjye kuyobora. Okay. Ubwo rero nyuma yaho twaje kuva aho muri ayo mashyamba ya za Runyinya na Mutojo, nibwo twagiye kumuvumba, nibwo bagenze 157 bayigengera Afande Bingira. Coordinator wacu yari Afande Gashumba.
Gashumba Afande Gashumba Colonel uwari umwungirije yari Afande Mubaraka Eric opti we yari Mubaraka Muganga osi wa Ekoyi yari wo bitaga Kazungu Bikoyi yari wo bitaga Nyakwigendera Ntaganzwa Ntaganda noneho wari osi Sikoyi yari Afande John Tibesigwa wari osi Dikoyi yari Afande Nzaramba ariko muto ari Nzaramba w'umuganga umuto wakoraga sashaka sinzi niba kinabaho sinzi ahantu abo hagakurikiraho osi nanone akaza ari wo bita Katabarwa hakaza undi bita Bagabe Afande Bagabe Nyakwigendera nawe nta wundi wose wari urimo abandi barama paratoni komanda gutyo ariko banza batayo 157 yari nini cyane abenshi tuganira iyo tuganira nsanga bambwira ngo bari muri batayo 157 157 rero ntago yari nini ntiyarutaga izindi ahubwo yari imwe abansiye yarimo abasirikare bakakaye ko n'ahantu yacaga yari inkungugu kwari gutumuka nta bintu ntago bahagararaga nose reba batayo 157 reba buriya bari bazi ko tutazinjira umutara ariko twaturutse umutara wose paka turawurangiza turinjira paka Kayonza umutara ari uwacu tugeze handi Kayonza Afande Bagire akomeza yerekera iya Kabuga za Rwamagana twe turakomeza turaza paka Ikibungo ariho leta Ntaganda yaguye ku cyase Makambari turakomeza bamwe bakomeza boda iyo ni 157 gusa bamwe bakomeza boda baza hano boda abandi bakomeye dukubita zagako dutanga umusada ririma tuyiha 101 tuyiha umusada iririma tuyiha umusada ahantu bita Zamvuzo Zamvuzo hariya mu myumbati ya Mvuzo ubwo n'abantu ni ahantu yagiye iyo yarakomeje irakomeza ica za Kibungo itungukana Nyamata za Bugesera yambukana rwa Busoro aho hose hano Gashora nibwo bacaga urutindo rwa Busoro naho bararuca aho rwa Busoro twambukiye ku muvure mu muvure dukurura n'imigozi hari aho Afande Bingiye ko rutindisha bazanye abaturage bahera ko bararutindisha urw'Igashora hari ariko tugeze muri mwana ngo isubira inyuma tugeze kuko aho nari maze kubona agaparatoni uko nari ndi mu paratoni ya Afande Kayihura Nyakwigendera nawe yaguye Gashora harya ku musigiti nibuze umusigiti w'Igashora abantu wabaga hariya twaharwaniye nahaduye cyane ariko arahagwa ako natwe twigiye imbere nanone ahari hoze ari ku karere ka Gashora naho haduye naho harahatumanira haratwica pe hafi n'akarere ka Gashora mwaratakarije cyane aduye yabanje gupfa mbere kuko njye nazindutse kare mu rukerera bamaze gukata urutindo twaciye mu mazi mu gifunzo tujya kumukatinga hejuru muri Gashora noneho igihe ari gutorokaza ni nkuko yakohereza uburinzi abambere turabafata nk'abane tumaze kubafata aduye w'imbere iri aho yashiye urutindo amenya ko twamaze kuhagera noneho aratera rero aduterera harya ku musigiti w'Igashora turamurasa kwiri tumwaka n'imbunda nyinshi ariko tugeze ruguru nanone ku karere neza ka Gashora turahawumiriza cyane hano hatugoyeho gakeya ni Gashora ahandi hantu hasa nkaho hatugoyeho akantu nanone ahantu bita ku Buhanda Masango kwa Bamajyambere akandi kantu kasiye aho ni mu kayi gace ka Gitarama mbagira ngo havuge mu gace ka Gitarama owerekera ahantu bita za Kirinda aho mvi radio y'u Rwanda yaciye kwa na Theodore naho ngaho aho rero aho Majyambere avuka Majyambere wumva Majyambere sirasa havuka naho harabagoye cyane haratugoye kuko hariya twaharwanye turi
nk'uduparatoni tubiri ariko haratugoye yewe naraharasiwe arandashamara ajya hasi rwose niho bakurasiye ni mu bakurasiye aho barahandasiye cyane haratugoye cyane kuko bamaze kundasa subira kwa muganga njya kuvurirwa bambagiye amasasu ayasigayemo bayabagiye ikabwaye noneho nkirira hehe kuruhuha ariko sinatinzeyo cyane nahere ko ngaruka ndaza nyanakiri Butare ndongera dusubirayo nanone ahandi hantu nanone bongeye kundasira nahangaha aha za Kibeho nabwo barakurashe Kibeho nabwo barandashe na nabi cyane ko harimo Aduyi nyine buriya Kibeho twagiye gucyura impunzi zaho tutazi ngo Aduyi afitemo imbunda kumva Aduyi arimo muri ra nkambi ya Kibeho bakurasheho hehe bandashe mu gatuza naho ni mu gatuza bandaje mu gatuza arica inyuma mu mugongo indi barirasira hano ryo ritunguka hariya narahababariye cyane kuko mu kuza naje n'indege ya Mintwari ntabwo nari bugereyo ariko cyo ni muri za 94 kuko ndumva twarahavuye 94 twavuyeyo tugigabiro nitwe twakoze iriya kosi ya Gabiro ya mbere mu mayunite yose yatangiye amakosi atangira Gabiro ntihari bagiye mu bantu bagiye Ruhengeri sinagiyeyo njye nasigaye mu Mutara twasigaye turi company ebyiri zonyine izindi zose zagiye mu Ruhengeri ahubwo rero natwe dusigara mu Mutara ariko dusigarana intambara iteye ubwoba rero twari kumwe n'uwo bitaga Fande Wembo n'uwo bitaga Manuel Ntabana waba muzi Kadogo Manuel Kadogo yari major ariko ndumva ntago mwibuka nabo kiragiye abandi bagiye mu birunga mu Ruhengeri twe dusigara hari noneho baratwikubana rero namwe hari bitero barabateye namwe cyane kuko twasigaye turi bake bazi ngo abantu bose bashiriye mu Ruhengeri baradutera turi amaparatuna abiri iyo umugabo bita Wembo niyo umugabo bita Manuel Ntabana turarwanira kwa Sekarije hariya naho hawumiye Aduyi mwinshi ariko natwe turawumiye tumukubita turamwambutsa tumugeza aho bita Gakirege aho ngaho Aduyi naho yabaye mubi cyane iyo ari amashyamba yo kwa Sekarije turayamwambura yose hariya mu Mutara hano dore hakurya bambutse umuvumba turayamwambura ndibuka nka Wembo neba yaravuyemo ari majoro nka Wembo yewe nari imbere burya nagiraga umurava wo gutabara vuba hari ahantu yarahagaze ambwira ati Aduyi Rasauri Aduyi iri imbere hariya kuko niwe wari komanda wacu noneho ngiye kubona mbona 120 raje igikompara cya 120 cyari hejuru Gakirage hakurya barakimupima nticyamugwaho ni nk'Imana nagiye kubona mbona umukungugu aho yarahagaze ndavuga nti Wemba arapfuye nazamutse niruka mugeraho nubajya bimbaza ajya bimbaza atari kuribuka cya gikompora ariko nta kikirimo sinzi ibintu akazakora mu bintu by'imiryango ya FPR nejo bundi twaravuganye umusibejo arambwira atari ko avuga yakunda kuvuga ikiganda atucibuka ye 120 mwana ndacyayibuka fana ataya tinkabona ukakimbiya mwana tukuza kureba wo uko nakafiri ntacyo wabaye ariko nabe nafuraga mene ni ibintu rero biteye ubwoba kuko wavuga uti se biriya bintu bibaho kumva igikompora kikugwa mu maguru kikagutwikira nk'iyi nzu ntubone na fragment nimwe yagize amahirwe atewe ajya bivuga n'ubu kuko hari igihe abinganiriza yasetse akanyohereza nk'ibihumbi 10 akanyohereza ibihumbi 10 byo kunywa gusa kuko nabonye nakebutse gutya nyebutse najye kumva numva wano twete ngo shu iramanuka nkamwe yarari mbona harapfutse nzamuka nirukanka mvuge nti hari igihe yaba akomeretse amukura hariya kuko Aduyi nasubizamo nanone arahera ko apfa cyangwa yenda akaba ari muzima nisanga nanone atakomeretse cyane nako yakomeretse cyane mbona umwuka washize mu mwihorere ngaruke ndwana ariko nasanze ari muzima
ariko ubona ko yacanganyikiwe yahindutse umugina. Birumvikana. Namubaza bite, ati ni byiza wana, nimeze biteze, urumva nta hantu wakomeretse, ati wapi, ati ndebera neza, kuca kureba sange uwembo ni muzima. Wa mugabo ubikize gute? Nawe ariko kubera gucanganyikirwa, noneho aduye barisunitse, none rirazarirwa nkuko ryangwa kuri, noneho nagerageje kumusunika ngo nde, kuko yari yacanganyikiwe ubona gusa ahagaze, n'ubundi bana murasa ahagaze, ubwenge bwari bwagiye. Noneho narasunitse agwa mu mihanda yake yari imbere. Yaje kubyuka nyuma amakompora amaze gucicikana, ubwo je nahereye ko nkatansubira mu basirikare imbere. Ndagenda nkageze sanga bamaze kurasa kana ko bitaga Ibrahim, bamaze gukora sisaso, kari kantwaje amakompora uko kagahagurutse karasa naduyi, bagakubita isaso mu gatoza. Kuza kureba sanga kamaze kwegama kapfuye. Nkaryamisha neza mu ihandake, turarwana tumaze kwirukana aduyi, tayari two kugashingura. Nta handi hantu twagera dukingura, kwari gushingura muhenewo zaca aho ubonye ukacukura. Hanyuma se buriya unane nkubaje ahantu urugamba rwabakomere urwakoroheye, uvuga ati rwaratworoheye n'uruhe 157 urugamba rwatworoheye tumaze kurenga Gashora. Gako yasiye gakoye ni nta ntambara yabayemo, twagiye tubafata bazima gusa. Gako kubera iki nta ntambara yabayemo? Bari bamaze gucika intege, ko twari twatangiye kare tubakubita, twabahereye Kibungo tubakubita, bagenda babuza abantu, bagiye kugera Igako bamaze gucika intege. Nanone urugamba rwigeze kudukomerera Zuru, n'urugamba rwa Gishuro. Gishuro badutemeraho intoki, kuko hapfaga abantu cyane, ariko hakaba hari aduyi twari dufite wari waratwihishemo, wa directingaga aduyi uburyo ari buturasemo. Mwari mufitemo muri mwe aduyi ubarimo? Uturimo. Yari hejuru yabaga mu Nkotanyi, ariko tutaramumenya yuko ari kudutanga. Wagahagarara hejuru yacu nko ku musozi hariya, akajya directinga aduyi, directinga Sabimana, no akadukubita bamakompora atade. None se uwo muntu yari yitwaga ko umusirikari wanyu w'Inkotanyi? Yitwaga ko ari wacu w'Inkotanyi, ariko twari twaramubohoje mu Ruhengeri. Nuwo bita Muvunanyambo. Muvunanyambo yageze akajya batanga kwa adutanga kora aduyi, akadutanga, none aduyi akadusheringa ahantu tuba. Baza kumumenya rero. Okay. Nibwo rero yaje gutoroka asubira iwabo. Ntago mwagize ngo mufate wenda mufunge, yarabimenye ko mwamumenye ko urumva nyine ubwo ntago urumva. Yaje gutoroka yisubirirayo. Abata aduyi nta kibazo, ubwo yaducitse yagiye nta ngorane. Amaze binase ntago twongeye kubasheringa, ntago twongeye. Aho niho duheruka kuwumiriya cyane, ngo urwo rugamba rwadukomereye. Uko twapfaga buri munsi. Ndibuka dufore ninze nyakwigendera Fande Dani Gapfizi yatubwiye ati aduyi ubwo yatuvuyemo nta musirikare uzongera gukomereka, kandi koko ntawongeye gukomereka ntawe twahuye mbese byabaye umwijyane, byabaye ibintu byiza gusa. Nanone tugeze nka za Mushenyi hariya muri uriya muyanja, nanone habaye inkungugu, noneho umuriro uraka, noneho hahinduka ubwira kabiri. Nibwo twasanze babonye bamaze gutsindwa aho ngaho mu Mutara, baragiye batwika ikintu bita amura y'imbunda n'amasaso, barayitwika Gabiro. Byaturitse iminsi nk'itatu bigiturika gusa. Baraje baratwika amura y'imbunda n'amasaso kugira ngo tubure icyo dukoresha, ariko twari tubifite twebwe bihagire. Ko n'ubundi twaramurasaga tukabimwambura tukabikoresha. Nawe uko ndibuka tugeze Kayonza twahuye n'unyanyakwigendera Fande Ngumba Yingwe, yarapfuye. Ngumba Yingwe aratubwira ati ubu noneho ntabwo ari bya bindi, turashaka kugira ngo umuntu agere kuri sasu ariboneza kuri aduyi. Ati kuko ntabwo dufite amasasu apfa ubusa, ati turakoresha yabo. Rero umuntu mujye mumurasa muri metero 2 ku buryo isasu ritari upfa ubusa. Aho rero ni aduyi yatangiye kurusha imbaraga arashishwa cyane. Mu ubuzima bw'ubundi bw'umusirikare w'inyeshyamba, ubuzima bw'umusirikare bwari bumeze bute? Mwari mubaho bute mu ishyamba? Twavuga urugamba, ariko ntago tuvuze uko mwaryaga, uko mwaryamaga, uko mwambaraga. Ubundi ubuzima bw'inyeshyamba, ubuzima bw'inyeshyamba ni bubi,
nta kubeshya ni bubi. Ikintu cya mbere koga ni intambara. Nanone inda nyinshi, kuko nk'umuntu w'inyeshyamba yakoraga mu kwaha akazana igipfunsi cyuzuye inda. hari undi wabimbwiye, hari undi musaza wabimbwiye, wakora hagati y'amaguru ukazana igipfunsi cyuzuye inda. Noneho bikaba nta n'isabune tugira yo kumesa. Twageze aho twibuka ubwenge rero bwo kumesa, tugakoresha amapapayi. Buriya amapapayi amesa imyenda neza cyane. Papayi iba by'ipapayi imesa imyenda nubwo yaba yaragiyeho ikizingo. Ipapayi kera watombora rero iyi papayi ihiyeyo nuko itari bugushyane yashatse gute kandi ufite inzara. Mwaraziryaga. Ariko ibi bibabi by'ipapayi bimesa imyenda igacya nk'iyo ngiyo wambaye mizima rwose. Iracya ukamesa. Noneho rero zanda kugira ngo zipfe ntago wazitora ngo uzice ngo uzimare. Wazitora uzijugunya hari ubushishi mu mutara burya inda burya n'imigi. Noneho ukayimesa, wamara kuyimesa ukayanika hejuru, imyenda ukayanika hejuru ya twatwo bugasigara butarika uko wakavutse. Nuvuga ngo siyo mwamesaga nta tundi twenda mwagiraga two kuba mwambaye mu gihe nta keretse gukenyera igipondo kimeze nk'icyo twiyorosa. Igipondo ni pondo warayikenyeraga ukamesa, yabaga ari ipantaro imwe nta yindi pantaro wagiraga. Noneho koga, wamara koga ubwo mwagiye koga mwabonye akanya ko kujya koga. Noneho ukavuguta bya byenda birimo inda ukareba twa tunogo twari ubushishi bunini bwenze kubamo bunini. Noneho karambura imyenda hahandi hejuru ya twa tunogo twazashishe. Mu minota 30 inda zabaga zibutoye zizimazemo. Noneho kongera ukambara ubwo munsi ukaba wakoze isuku kumva ni sawa nta kibazo. Kandi mu mutara uko nari heza ni umusenyi. Nta mwenda ufata umwanda nawo. Ariko ikibazo inda zabaga nyinshi kubera umwanda. Mbese ubwo nubwo bukoko bwazimaragamo nyuma y'iminsi 2 zabaga zongeye zaje. Urumva mwabaga mumaze mudakarabara. Noneho ugasanga umuntu yazanye imigi myinshi. Noneho watombora wajya hari ukuntu mwajyaga mujya nko gusagata ibyo kurya, watombora wabona kamukushi ntazagira umuntu ukagukuraho. Noneho kwegera rero ya ponjo yawe ukazana mukusha ukajya kuruta. Inda bizanana n'imigi ukazuhira kuzimaramo. Wazimaramo kayora ukagenda ugashyira mu muriro cyangwa impande ya cya binogo, kuko ntago wazica ngo uzimare, zabaga ari nyinshi cyane. Rero imvura ntikakunyagire udaheruka kumesa, ntago wasinziraga, nta n'amahoro wagiraga. Uko ariko zanadufashije urugamba buri y'inda. Gute? Inda zadufashije urugamba kuko iyo zabaga zitangiye kukurya ntiwasinziraga ngo aduye abe yakuvana. Urumva ukoraga akazi ko kukanura gusa. Ijisho ryaratukuye. Rero mbere yo ko n'inda zagize uruhare mu kurwana urugamba. Hanyuma se ibyo ni bijyanye n'amasuku, ibyo kurya byo mwabibonaga mute? Byabaga ibyo kurya twebwe ubundi twaryaga rimwe, twaryaga ninjoro bujya gucya saa 11. Noneho mu guteka twatekaga saa 1 nibwo twabaga tugiye gusenya inka. Ubwo no kuvuga ngo saa 4 ingunguru yabaga imaze gufatwa. Hanyuma se mwajyaga muri byo gusenya saa 11, abandi kenshi bavuga ko saa 10 saa 11 abenshi banavuga ko ahubwo ari bwo urugamba ruba rutangiye. Oya, za nimugoroba. Za nimugoroba. Ahubwo saa 11 za mu gitondo buri gucya turakaba turangije kurya, ubwo intambara igatangira. Tukayirangiza nanone saa 11 z'umugoroba. Buriya mwarwanaga kuva mu gitondo saa 11. Kuva saa 11 tugafatira saa 10 twakizwaga nijoro. Nanone abakazindukiraho, nanone tugatangira icyo gihe. Mukaba mwari ibyo biryo bikeya bingana gutyo cyangwa se ubuzima bw'ubwo ibiryo ariko mwajya kurwana mu gatsinda? Tugatsinda cyane ko ntago bakoragaho. Ariko hari nk'ahantu twigeze kurwana, mubwire akantu katubayeho. Twigeze kurwana ahantu bitamura mu cyanda mu kwezi kwa 7. Buriye Inkotanyi zarwananaga n'Imana, nazo za n'Imana yari iri. Imana yari Imana pe. Aduyi turamukubita, tumukubise tugira ngo aduyi, ariko yari yahunze yagiye. Nimbunda yazitaye nkaho twakinjiye ngo tuzifate. Noneho aduyi nkaho twakamuherekeje ngo tumwirukankane dufate na za mbunda tuzizane.
kumba Aduyi yahunze, twebwe tugira ngo Aduyi yaturushije imbaraga, turahunga tumenya ko yahunze, tugeze Gahondo tugaruka inyuma, dore ngo araturasa rero. Noneho mu cyanda ubonye ahantu igihu gikubita mu cyanda, umuntu uraho nkaho uri ntakubona, igihu kigakubita neza, niba ari ibisasa Aduyi yarashe, niba ari ibiki, ariko igihu kigakubita neza pe. Noneho icyo gihu mu cyanda wabonye aho igihu kiza, tukabona uko duhunga rero, ubwo tubona uko duhunga. Naho ubundi kurya twageze igihe turya ibiryo bike, ariko noneho tugeze aho ibiryo biraboneka, ku buryo mbere umuntu abanje kurya arya agace k'igikombe, tugera ku gikombe cya tampeko, niba tampeko uyizi, tampeko iza gushiraho, turya 1 n'igice, iza gushira turya 2, noneho tuza kurya tukanasagura tukamena. Akurumva twari tumaze kugera no mu bitoki, dusigaye dusagata n'ibitoki turya inyamunyu. Tugenda tugakora imyumbati, tukarya inyamunyu, twageze naho twihingira, ariko na twageze n'ahantu duhinga. Hanyuma se kiriya gihe cy'urugamba, hari igihe wigeze ugira inzozi z'ahazaza nubwo wari mu ntambara, ukavuga ati ejo hazaza hanjye? Icyo gihe waratekerezaga? Waratekerezaga, kuko numvaga jyewe n'insinda, nkumva ngiye nzaguma mu gisirikare mpaka mpfuye. Nuko watekerezaga? Wumvaga ariko kazi? Numvaga nta muntu uzakinkuramo, numvaga ariko kazi nta kandi nanashoboye kwanda. Wahuye n'abo mu muryango wawe ryari? Twarahuye ngiye ntaranacika akaguru, ariko nari naragiye nkomereka, twari aho bigeze kundasa ndangiza intambara ntabasha kuvuga, mvuga ndidimanga, ariko nyuma nyine byaje gukira, ariko kuko iwacu twabonanye ndi muzima rwose. Ndi jenoside itangira, nanjye jyewe kwanza mwari muri hehe? Jenoside itangira twari ahantu bita Kangoma, ndege Habyarimana ikimara gushya, batubwiye nka saa, njye ndibuka nari ndwaye umusonga, icyo gihe nari ndwaye umusonga, ariko umusonga wahereye kukira. Nari ndwaye umusonga, numva n'urugamba ntazi ukuntu umeze mu mubiri. Icyo gihe twari kumwe na Fande Nzaramba na nyakwigendera Kapiteni Butare, twakundaga kumwita Brigadier Cakaza. Noneho twicaye n'umuhungu bitaga Kibaba yarapfuye, n'undi bita Amini, n'undi muhungu bita Ngango, ndumva ariho Amini ariho, twicaye aho, n'uwo bitaga Ndereya nawe yarapfuye, n'uwo bitaga Jire ndumva yarapfuye, abo baguye mu Bugesera. Njye nari ndyamye, turi kumva radiyo, twajyaga gutemberera Fande Nzaramba tukaganira, yari umuntu ukunda kuganira. Fande Nzaramba, ariko atari Nzaramba mukuru, hari Nzaramba muto. Nzaramba babaga mu 157. Nuko n'ubu nabuze nomero ze, manange uzazinshugurikira, ariko uzazibona, uzazibona. Nawe arega ashobora kubona ikiganiro agahita nawe akuvugisha. Ntacyo, uzazinshakire pe, uzimba. Noneho ngiye kumva numva ngo intambara, ngo rwahinanye, ngo senide, ngo abasirikare bacu babatengo, kandi Habyarimana ngo ahiriye mu ndege. Sinakubeshya, umusonga wagiye. Nereko nambara, ndafunga, na Fande bite bimeze bite, ko numva ko twarara Nyagatare. Ubaza nde? Mbaza Fande Nzaramba, waretse tukirarira Nyagatare? Atoya ati nimwihangane tuzagenda buke, ariko Afande Bingiraho yamaze kubyumva, abasirikare bamaze kugenda kare, ahubwo bamaze kugenda, ubwo agiye kujya gucya Nyagatare yavuyemo wa kare. Afande Bingiraho yaragenda. None se simwari muri bato ya Afande Bingiraho? Yego, ariko we yatabaye wa kare. Afande Bingiraho yagiye kare. None se yaragiye mwe murasiga muri bato ye? Twari muri bato ye, ariko we kampani zimwe yazikozemo, kuko yahereye ko afata agenda, we yaciriye iriya. We yahereye ko deregita agenda, natwe turamubwira tuti Afande waretse tukagenda, buba dutanga Nyagatare koko. Atoya ati mwitonde, n'umuntu ukunda kuvuga Icyongereza yarize. Atoya ati mwikwihuta, ati buriya ni nk'ahariya ni iwacu. Ubwo twarakusanyije, ntawasinziriye, umurare tu, umuntu aravuga ati atahubwo mukusanya abasirikare nka saa 5 saa 6,
twari dukambuye tugiye muva mu birindiro tuvuye mu birindiro dukomezamo imbere nyine kuko ntabwo bari bazi ko Nyagatare Umutara tuzawucamo ariko twawuciyemo ari ukogoga twigendera rwose ariko yego intambara ntijya niyica abantu ngo ntawe usangira n'udakoramo ntabwo twahatinze rwose twahagiye hariya turahakubita hariya twikanze turi Kayonza. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyo guhagarika jenoside ni ikihe kintu cyakubaje cyambabaje cyaguteye nk'intimba ku mutima muri ibyo byo guhagarika jenoside? Hari nk'ahantu nageze tugeze Kabarondo hariya naho twatangiriye muri Rukara sanga umugabo w'umusore yari umuganga w'umudogiteri sanga ari mu nzu noneho hari abantu twafashe turabafata nyine babacika cumu noneho yari umudamu ufite akana gatoya kagahinja yatangiye nko kumera utwinyo tubiri tw'imbere ni nanjye twahuye mu rutoki yiruka ndamubwiye nti ko wiruka urajya ngo turiho turahunga ngo ariko ngiye mumbabarire ngo ntimunteme ngo ahubwo mu ndasi tukurasira iki atoya mu ndasi ati yewe umugabo wanjye n'abana banjye barabishe ati ariko nari mbacitse none se uracika uri nkande urajya he uruwa he ati mva ati niba abandi muhiga bita abatutsi arabibwira gutyo azi ngo yibwira abagiye kumwica muri byo kuba bitekerezaga ati niba abandi muzi muhiga bita abatutsi none se wa mudamu we babiciye he umuryango wawe ati hirya ngaha mu gipangu none se ubasize ute wowe ati njye narindi mu nzu inyuma ati nyengura umuryango w'inyuma nturumbukamo ariko agiye mu mbabare ntimunteme mu ndasi tutse nta handi abatutsi bari ati ntaho nzi mbo tumutwara njye namusubije inyuma mbwira abana mfite utwana tutu escort tubiri nabo tubwira nti wowe mumugene mu mutware hariya mu kasantere Kiziguro hariya mu mutware n'uwo mwana mubajyane mubashakira amata hari murebe mu mene butike hariya murebe ibyo kurya mubahe bateke barya hanyuma mugaruke noneho dukomeza turwana imbere aho mu gatoki kari gahari abana bamushubije inyuma noneho intambara tuyirangirije nsubira inyuma njya kumureba bimeze bite nurandangira aho abandi baba bari ko twaje kubakiza twebwe turi inkotanyi ati ndabona banza mwaba muri inkotanyi koko ati se ubwo koko muri inkotanyi tutiri inkotanyi ahubwo turangira aho abandi bari tubashe kubarokora atugiye imbere urumva ko bari bafite umurava nawo guhisha abagenzi babo ngo nibashaka bapfe agenda twereka umuhungu w'umudogiteri umusore cyane uri mu rugero rwawe umusore mwiza cyane ariko inzara yiciye mu ati nimukingura ahangaha nyamara arimo turatodora umuhungu yanga gukingura turatodora wapi mbwira umwana nukubita urugi umugeri ugukubita urugi rw'imbere arawukubita wabonaga ko harimo umuntu ahantu harimo umuntu ari gurahumba hahumura ukwaho kuko umuntu wabaye inyeshyamba ntabwo ushobora guca nkaho uryamye umuntu aryamye hariya wowe uraho ukamwumva uramumenya tu uramureha none se kumenya kureha amazi amazi ashobora kuba ari nko ku muhanda hariya baturutse Rwantero nagira gutya nakwereka y'izuru nkamenya ngo iki gice kirimo amazi kuko akayaga k'amazi akonje kakugeraho hagiye ndarumena bakubita amadirishya mbwira umwana umwe nungurukira muri kiriya cyumba nawe rungurukira muri iki nanjye mena urw'imbere ndarunguruka tubona umuntu araturamye munsi y'igitanda nuragira ngo tukurase wa mugabo wavuye ko tuje kugukiza biti asohoka amaraza ariko atengurwa ati ndapfuye rero ni twebwe inkotanyi ariko urumva ntago agahinda ntikabura kuza nyine karaza n'amarira kaza ariko kubera uba warabaye nk'igikoko nawe urihangana umutima warabaye nk'ibuye warakomeye ariko amarira ntagabura kuza intimba nyine iraza yatuma n'ibyo akubwira wareba n'ubwo bafite
ukavuga uti uyu muntu yarahangayitse, ukanga kumubaza amagambo menshi kugira ngo atagira ikintu cy'ikibazo kimutera ikibazo, kamujyana kamushyira mu bandi. Mbese ubwo twagiye kugera Kayonza tumaze kohoza nk'abacika cumu bageze nko hafi mu 100 cyangwa 50, bari benshi. None hano haje kuntera umujinya rero, none nkarakara. Tugeze Zaza nsanga umugore ari kubyara kandi yarahunze, ari umubu mwinshi cyane. Hari umubu ariko mwinshi, umubu mwinshi ariko ku buryo umuntu w'inzobe umubu wamujyagaho akaba umukara. Rero umuntu uri kubyara ntaba yiyama umubu. Noneho muri ibyo bihe by'intambara ni mu Masaka, imvura iragwa nyinshi cyane. Umugore ngiye kumva numva ari kusakuza cyane aroha. Murungurutse bana n'umugore uri kubyara, subirayo niruka mbwira dogita wacu, ariko twabitaga abadogiteri ariko ari abanesi. Mbwira umuganga wacu, ndamubwira nti hariya wa muntu we yari umugabo bitaga Karinda, yakoranaga n'uyu mugabo Colonel Woze. Hari umugore hano ari kunda, none reba ukuntu wamutabara. Njyewe natinye kumwegera. Yaragiye aramutabara, aramubyaza, niyanyuma amaze kumubyaza aramuzana. Ndebye uwo mugore mbona ni umudamu mwiza, ariko nyine kubera guhindana yabaye mubi nyine, ariko ubona n'inzara yaramwishe. Tubajyana Izaza naho tubashakira ibyo kurya, niho twari twarabakusanyirije abo bose. Naho ngiye kugera ahandi hariya mu bigega by'Izaza, sanga amatangisi yose yuzuyemo inzirakarengane z'Abatutsi. Bose baruzuye no hejuru, amazi baratumbye nyine yarabarengeye, barabicaga bakajugunyamo. Ndeba ukuntu bagize ishusho ya Bikira Mariya bayitema, bayikuramo amaso, bayica amaboko. Ndavuga abantu ni babi. Umuntu rero agenda ahura n'ibyo bibazo. Nk'ubu nkanjye hari abana nari mfite najyaga ngendana ku rugamba bagera nko muri 5. Numvaga ntabarekura, numvaga nabagumana mpaka igihe bazuzuriza imyaka nkabinjiza igisirikare. Wari warabarokoye? Abona agenda okora nyine. Ko naho narwanaga nabapusigaga nkumva nabapusiga inyuma gakeya, namara kurangiza urugamba nkagaruka nkabashorera tukagenda. Baje rero kubanyakira ahantu biti Butare za hano bita ku Rugarika. wabo haze se? Ndahazi. Ku Rugarika urahazi? Ahantu bita ku Mpanda. Ndahazi. Aho niho babatwariye. Nari mbamaranye igihe kirekire, abandi nza kubakura Icyangugu. Buriya umugore wanjye ni umushikazi. Buriya nawe nari ngiye kumushyira mu gisirikare. Nawe buriya nawe naramurokoye. Ni umushikazi wabona Icyangugu. Buriya nawe naramurokoye. Buriya uzi ukuntu namurokoye? Uriya namukuye ahantu bita Nyarushishi. Cyagiye babirigi benda kubica babacukuriye ibinogo. Ariko kari kakiri akana kakiri gato. Urumva uriya namushatse afite imyaka 17. Yarakiri muto kabisa. Yarakiri muto. Mu buhe mwaka? Muri 96. 96 nicyo gihe. Noneho mba kuri Nyarushishi, ababirigi bagiye kubica. Mbashyira ahantu bita kuri Ngoma. Noneho baza kubasangamo umuryango wabo, barakinga babatwikira mu nzu. Abo ariko intambara yararangiye. Naramaze kubarokoreza Nyarushishi hariya. Noneho babatwikira mu nzu. Igihe ndi ku irondo numva induru iravuze. Ahubwo cyari igihe cy'abacengezi? Cyari igihe cy'abacengezi. Niyo mpamvu bajyaga numva nifataga uzabaze nako afandaga umusiriza we yanabikubwira. Barazaga bakica abangaba bakambuka, igihe nkafata ubwato nkabakurikira, nkabasangayo igihe nabisangiragayo. Fandaga umusiriza arabizi, afande Kwizera arabizi. Igihe nabisangiragayo muri Kongo, bataranatera mu mbuto, bataranakuraho mu mbuto. Igihe nabasangaga mu Birava, nkabasanga za Bugumira, nkabasanga mu Byahi, bariya nacitse akaguru barabimenya muri Kongo. Bari bakuze? Bumvaga Murenzi bakagira ngo ni batayi haba gusa. Bumvaga nige nagendaga ubumwe na escort wanye nta bandi. Nkabisangirayo. Naramaze kubatwika, naraje mena urugi.
esanse barayisutse baratwika ndaza ndarukubita urugi mbakuramo bose nta n'umwe wapfuye ariko ibintu byabo byahiriyemo ndongera mpanga ubushyashya kuntu mbafasha maze kubafasha rero batoya kabiri nibwo yazanye agaragaza ubukumi bwe hanabaga nti mu Rwanda rwose babateye za sida wumvaga atari muzima numvaga nta muntu muzima ahubwo urimo kubera uyu nasaga nk'uwamwirereye niyo mpamvu namutwaye navuze uyu nguyu niwe ntwara yaba yarize yaba atarize icyo nirinda ni sida n'uyu ntwara nta wundi hari abandi se warokoye ubuzwi n'amakuru yabo benshi cyane abo bita bakaremera na base wabuyu aza Cyangugu za Butare burya Matyazo yose za Ngoma burya ni benshi nige babarokoye za Ruhango byabarokoye abenshi bikabwayi hariya burya nanjye narindi kumwe na Fande Kwizera nyine burya Kwizera nibo bashije kurokora bari abantu bikabwayi urugendo n'amateka y'inkotanyi ni maremare ntago wayaganira mu masaha ntago wayamara ariko wenda turi gusoza reka nkubaze mwabonaga mutingabo mwari muhanganye za fari cyangwa interahamwe zari zikomeye cyane zari zikomeye pe iyo bakubwira ngo ntizari zikomeye zari zikomeye rwose kuko icyambere ukuntu zari zikomeye nuko bari ibisambo icyo nicyo kintu cyambere cyabatsindishije nicyo nangiye kubaza ngo mbebona mwari mutanduka bari bakomeye namwe mukomeye cyabatandukanyaga n'ikihe icyadutandukanyaga bari abagabo cyane cyambere bari ibisambo cya kabiri bari abantu batihangana byanganira urugamba ngo barukomeze kandi bo barasaga barirukaga bihuta cyane ntabwo rero bariya ntago barizestingaga cyane ku buryo mugomba kurwana ngo mumarane umwanya ntago bibaho ntago bibaho nubwo kurwana kwari ukwiziringa ikintu cyambere bari baturushaga bari barize igihe kirekire biga itageti barayumva barayihumeka bafite n'ibikoresho kandi urumva cyari igihugu kirwana n'inyeshyamba bakadukubita tukanga tukagaruka ariko noneho nyuma natwe twaje noneho kujya mu dufunzo duke two kwiga ntabwo twigaga amafunzo y'imbaraga ariko kwiga tageti y'imbunda natwe bageze aho barabitwereka hari umunsi wigeze uhura se n'interahamwe cyangwa ingabo za fari muri kiriya gihe cyane twarahuye mu gihe cy'urugamba noneho twaranaganiriye bageraga igihe bagatoranyamo abasore bakagenda bakavugana n'ingabo z'u Rwanda namwe mukaganira tukaganira twageraga n'igihe tujya mu mishyikirano tukaganira nabo naho interahamwe zo nyinshi cyane umuntu yarazifashe mukanaganira mukazibaza n'icyo zigambirije ukakibura ukazibaza si ubu kwica abantu biterwa n'iki ati twe baratwigishije ngo kwica abatutsi n'ibyo nta kosa rihari ati kuko abatutsi n'inzoka ni nabo batugambaniye n'abagome urumva nta kindi reka noneho turi gusoza twinjire mu buzima bwawe bwa nyuma kuva mu gisirikare byari byoroshye gusubira mu buzima busanzwe bwa gisivile urumva ubuzima bwawe bwose bwari igisirikare wowe wanatekereza ko uzoba umusirikare ubuzima bwawe numvaga byarangoye cyane wabyakira ute mu gusubira mu buzima busanzwe yarananiye pe yarananiye kuko no kuva kujya mu buzima busanzwe ngiye bankuyemo birantungura cyane ni izihe mbogamizi wowe nazo nyuma yo kuva mu gisirikare ubukene bwinshi cyane nagerageje kugura inka zirapfa ndongera ndapagasa zirapfa ngera igihe ishyikira mbese byarantunguye kuko na nyuma yaho rega ndeje gusubira mu gisirikare wa mugabo wavuye mu gisirikare gusubiramo navuye mu gisirikare ndongera njya kurwana muri Kongo ahantu bita Kamituga kandi naracitse akavuga umeze gutya meze gutya barongera barakarasa tena nanone bwa kabiri umwe ko nakundaga igisirikare cyane barakarashe nanone bwa kabiri bagakubitira hano none karongera karacika mukuza nanone nagarutse n'indege biragaragara ko hasi naho nabonaga meze ngira ngo ni mwivi gusa ukuguru rwose hasi ntago uhari ntako ubu guciriya ubwo rero urumva nasubiye mu gisirikare ngezeyo wa mugabo nabwo barongera barandasa urumva mu gisirikare nagiye muri 2002 nanone nsubiye mu gisirikare kandi navuye mu 98 subira muri Kongo ngo ndashaka imibereho y'igisirikare ko biranga
ariko nahuye n'ubuzima bubi hano hanze kandi n'ubu ngubu urabireba ko nta buzima bose n'ubuzima wabangura niyo ubamo niyo mba wibanamo n'umudamu n'abana bangahe 5 okay ntabwo byoroshye nabonye ufite inka n'ihene ndayifite biriya nibyo nagiye niguriza ubu nibyo ufite iriya nk'imwe gusa iriya nk'imwe n'iya hene ubu se uko umeze mbona ukuguru kwawe ko kumeze urabona ntushoboye hari indi mirimo ushobora kuba washobora gukora ibintu ntashobora gukora buriya rero nta kazi kananira umuntu ahubwo arakabura akazi nta kazi kananira umuntu ahubwo umuntu arakabura ubuzamu nabukora none se ubuzamu ndajya kurwana zo kugenda nkareba gusa nkatanga message yuko ikibazo uko kimeze none se nananirwa no guhagarikira umuntu se agakora namuhagarikira agakora urubyiruko rw'u Rwanda rwa none nirukorera igihugu uko igihugu cyawo iki gihugu niba gitererana kandi ari rwo rubyiruko twe turiho turasaza icyo ni cyambere batarwubatse rero nta wundi uzarububakira niki wumva kigomba gukomeza kubungwabungwa mu mateka y'inkotanyi kubungabungwa cyangwa cyakwitabwa mu mateka yanyu y'inkotanyi icyo ari nkaho ufitiye ububasha cyangwa tugire inama ugiye gutanga umutekano ewo niwo wa mbere nuko umutekano iyo ubonetse n'ibindi biziraho kuko umuturage ntaryama agasinzira ubutaka none se umwanzi naramuka bwinjiriye umurebera ubwo se wowe uzaba uhagaze ya Kigali ntuyifite ya etaje yawe wayitaye iki cyane cyane burya umutekano iyo ufite rega ntacyo ubura usibye nk'ubukene nk'ubundi nk'umuntu wabaye inkotanyi ni iki wishimira kuba warabaye inkotanyi ushobora kuba iyo ntaba inkotanyi mba nicuza iki ngiki mbese ni iki gushimisha cyo kuba warabaye inkotanyi njyewe ikintu kishimisha kuba narabaye inkotanyi ntakubeshye nuko imbunda aho yaragara hose nayikoresha n'iki gihe karengera igihugu nta n'ikindi leta nta kwitagize ngo abanyarwanda batujye mu bumwe n'ubwiyunge tubumwe nyuma y'amahano yabaye mu gihugu cyangwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi leta yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo yunge abanyarwanda none ubu ngubu turi umwe wowe ni iyihe nama wagira abanyarwanda muri rusange ubundi jyewe mu by'ukuri reka nkubwize ukuri jyewe hari umugabo mbanza gushimira bita Afande Gumisiriza muri iyi Afande Gumisiriza yagize uruhari mu bintu byagiye binyubaka yagizemo uruhari cyane muri Afande Gumisiriza buriya niwe wampaye inka zo gukwa niwe wampaye inka yo kubaga mu bukwe niwe wampaye amafaranga yo gukoresha ubukwe yose nifuriza abanyarwanda ikintu cya mbere nuko bashyira hamwe kandi bagakundana ubundi iyo umwanzi ushaka umushobora wifatanya n'uwawe kuko uri umwe ntiwashobora umwanzi kandi abanzi bashake gusenya iki gihugu cyacu bo ni benshi cyane kandi ubwinshi bwabo usibye ko ari n'ipfabusa ariko burya umunyarwanda ashyize hamwe n'undi ntacyo umwanzi yabageraho nta nubwo yanabasenyera noneho ikintu cya gatatu navuga nsorezaho ngo buri muntu wese azarwanira ishyaka ryo kwigira rigire na mugenzi we ubundi nibwo nabutwari buremereye buhagije reba nk'ibintu bigukuye Kigali bikakuzana aha ngaha n'ibyishimo byawe nanjye no kugira ngo ubyumve pe abanyarwanda barakoze n'uyu nguyu nubwo atafashe imbunda ariko yakubwiye hari ibintu nigeze nkora nkabikorera abanyarwanda urumva nkabikorera abanyarwanda ngo rero burya umunyarwanda uwo ari we wese ugize Imana agakundana n'undi akagira umutima nk'uwo wazanye akagira umutima nk'uwo nagize yampaye inka rero nta hantu wabaca umwana akundana noneho na bya bindi nifuza byagerwaho n'umuntu ukubwira ngo jye narwanya nakoze iki oye ntabwo yari we wenyine nose warenye inyuma ukareba n'imbere ntabwo bishoboka ariko murafatanya cyangwa yenda ukaba warushoreye nk'urugamba uvuga uti jye nongojeje uru rugamba nenda tuvuge nk'urugira Afande bingira ati jyewe nyoboye 157 157 ni jyewe uyoboye aratanga amabwiriza atagabanuka kandi agomba gukorwa koko ariko
agiye wenyine ntacyo yageraho, birumvikana. ubwo rero nkaba nshimira abo batuyoboye bagatuma turwana neza tukagenda mu mahoro, nta wigeze yangiza, kuva nabaho sindafunzwe ndagira kuvuga ngo rero njye nkabashimira abo bayobozi bacu nk'abafande Mubaraka Muganga twarabanye, bafande Eric Murokore twarabanye, bafande Umisiriza twarabanye, bafande Ibingira twarabanye, ba John Tibesigwa twarabanye, bafande Wema twarabanye, bafande Kayinamura twarabanye, bafande Kwizera twarabanye, beshi bafande Ngango bari Yandere Nsurize Liyandere, yego Liyandere wacitse akaboko, burya acitse akaboko turi kumwe kumuvumba hari kwa Sekarije, amaso avamo, umugabo w'imfura cyane, imfura w'inzobe muremure, burya ntiwanamenya ko atabona, mugiye ahantu hagaragara kubaza ati aha ni hazima. Niki kumbura mu gihe cy'urugamba rero? Ikintu nkumbura ngiye burya rero ikintu nkumbura igihe cy'urugamba, nkumbura inshuti zanjye twabanaga hari, nkavuga ni yaba twegeranaga, hari igihe ntombora nkubona natomboye nk'udufaranga, nubwo nabona 10,000 ntabwo ni nk'ubu twahuye kuko tugasangira. Uwaze bakora icyo kintu se nk'abahuza muri nk'icumi mwari kumwe ko rugamba, nkaguzana Kwizera, nkaguza n'undi, wazabikoze nkabatumira nk'ahantu mu kicara tukaganira, wazabikoze uzabikore rwose, uzabikore bizashimira. Izi nsimbanyi bose yo kuyibona yavuye he? Ni igisirikare cyagufashe? Ngiyi kubera twagiye dukorera igihugu bayiduhera ubuntu, izo isimburangingo bayiduhera ubuntu. Ubu nagushimira rero. Sawa urakoze nawe. Reka ngushimire, nshimire n'abari badukurikiye mu kiganiro cyacu, ubwo naho utaha.